nongeye nguhaye ikaze wo gukurikira ibiganiro hano ku Muringa TV, ibiganiro bitandukanye bigenda bigufasha iri mpagarike n'ubugingo ugira imana n'amafaranga. Ndi Josh. Ubuzima ni wo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Njya nkubaza ikibazo ngo none n'iki waburutisha? Burya rero ntacyo. Ni ingenzi cyane ko rero ugomba kugira amagara mazima kandi ukayarinda ibishoboka byose. Uyu munsi rero turi mu gihe gisa n'icy'ubukonje, ariko kiba kinegerana cya gihe cy'ivumbi n'ahandi. Ubu usanga ibicurane biri gutera. Njya kubwira umuti wagukiza ibicurane ndetse n'izindi ndwara zo mu muhogo zisa nk'izi zigenda zifata mu muhogo nyine by'umwihariko. Ubu rero noneho ibyo ngiye kubwira uyu munsi rwose iyi ni uburyo runaka ushobora kwifashisha ukabona umuti mwiza wagukiza indwara zo mu muhogo ndetse n'izindi ndwara runaka by'umwihariko z'ibicurane, inkorora n'izindi z'ubuhumekero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi noneho bidasabye kujya kwa muganga. Burya ni byiza kujya kwa muganga ku bintu by'ibanze ndetse n'ibikomeye n'ibyoroshye, ariko burya bibaye ari byiza byaba ingenzi cyane ko ukoresha uburyo karemano. Buba ari ingenzi cyane kuko bwo nta ngaruka bushobora kugusigira, kandi burya nanone butuma bwongerera ubudahangarwa bw'umubiri, noneho ubutaha umubiri rimwe na rimwe ukarwana intambara yabyo. Ubu rero uyu munsi tugiye kwifashisha ibiti bigera kuri 4, noneho dukore umutobe mwiza cyane ari uravuza kuvamo wa muti ugiye kuduciza ibicurane, inkorora n'ibindi byose. Turifashisha rero umwenya. Ni icyatsi abanyarwanda bazi. Umwenya ni icyatsi abanyarwanda bazi, nicyo uraba ufite. Umwenya rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, wenda abantu baranabizi kuva kera. Tunifashishe iyitwa tangawizi. Nyuma ya tangawizi turifashisha icyitwa mucyayicyayi, ndetse tube dufite n'indimu hafi yacu. Umwenya, tangawizi, mucyayicyayi ndetse n'indimu. Ibintu 4: umwenya, tangawizi, mucyayicyayi ndetse n'indimu. Ibi byose ushobora kuba utafite byose, ariko ushobora no kugenekereza 3 muri byo cyangwa 2. Gusa iyi ni package nziza cyane uramutse uyifite uko ari 4, ahubwo ukaba ufite n'ubuki ku ruhande uraza kwifashisha kuri ba bantu batinya ibintu bishariye cyane cyangwa bigorana. Ubu rero tugiye gutangira process yacu yo gutuma ibyo bintu byawe ubitegura. Iyo process rero irabiteye ite? Ni uburyo bw'imitegurire ya bya bintu uhereye kuri kimwe ku kindi, kugira ngo uze kureba ukuntu turaza kubana ndetse n'uburyo ushobora kubitegura. Wibutse ko iki kiganiro ushobora no kukifashisha noneho ibintu ukabitegura rwose, ukaba uri tayari, ukagenda ubikora buhoro buhoro paka uko inzira tugenda tuzikwereka. Biragenda bigufasha kuba wa muti uri buze kuwubona, umuti mwiza ugufasha kandi ukagufasha kuba wanakwirinda ko wata umwanya wawe, cyangwa se ugata igihe cyawe ujya ahandi hantu, cyangwa se wenda ujya kwa muganga rimwe na rimwe ari na kure. Ni umuti w'umwimerere wanahwa nk'umwana ndetse n'undi ukamufasha cyane. Wibutse ko nimba utarakora subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari, kandi n'ibiganiro bitandukanye bigiye bibasha kukugeraho ku gihe kandi neza. Rero urafata agakoresho kawe wifashisha urimo usya ibintu, cyangwa se ubihata, cyangwa se ubikobora, sinzi uburyo wifashisha. Noneho ugende ugakubaho, cyangwa se nyine ukuraho ya tangawizi, niyo tugiye kubanza guheraho. Tangawizi urayirapa, uyitegure. Ababyeyi barabyumva cyane gutya. Uyitegure, tangawizi urayitegura neza, urabanza ukayironga nyine, ubwo birumvikana, ukayitegura neza. Ndetse ikiriho rwa ruhu rwayo si ngombwa yuko urikuraho, kuko narwo burya rurimo iby'ingenzi byagufasha kugira ngo niba urwaye ibicurane, inkorora cyangwa se izindi ndwara zaho ngaho mu gice cya ruguru ube rwose wazikira. Rero urabona iyo ukirangiza kuyirapa cyangwa kuyirapa gutyo, uhita uyishyira mu isafuriya yawe. Ubwo bya bindi nabyo urabifite, harimo indimu, mucyayicyayi ndetse n'umwenya. Nurangiza urahita ufata mucyayicyayi yawe nawe wari wamaze kuronga, uyikatiremo. Nurangiza ufate n'ibibabi by'umwenya
udushami runaka natwo ukatiremo. Ubwo ni ya tangawizi wamaze kurapa ukubitaho mu cyayicyayi, noneho ukubitaho ndetse n'umwenya. Hano nkwibutse yuko wenda uhita ushyiramo amazi birumvikana nyine ukaba ucaniriye. Gusa hano nkwibutse yuko igihe udafite wenda nk'akantu karapa cyangwa se kakata tangawize, wayicamo uduce duto duto kugira ngo nyine amazi cyangwa se uburyo runaka bize gutuma aza gutuma nyine amera nk'acengeramo ku buryo bwa buryaryane cyangwa bwa buryo iteye buza gutuma buza kuba bwakora cyane. Nurangiza rero ubwo twashyize ku ziko uracanira bya bintu ubireke bitogote, bitogote bishye pe, birenge za santimetero tujya tuvuga, birenge za dogere tujya tuvuga, bitangira nyine gushya bikaba biratuye. Nurangiza bimaze gushya neza, urafata ya mazi yawe uyashyire mu kantu gashobora kuyungurura, nurangiza ubisuke mu gikombe cyawe cyangwa ikindi kintu cyawe runaka ushaka ko bijyamo. Ubu tuvugana umuti wamaze kuboneka. Kuri ka kantu nakubwiye ka kane, nyuma yuko tangawizi wari uyifite, ukaba wari ufite mu cyayicyayi ndetse n'umwenya, wibuke ko ari ibyo umaze guteka. Ubu ka kantu ka kane nako ubu ngubu ni ingenzi cyane uramutse ugafite. Nakubwiraga ubuki, kuko ubuki ubu wabushyiramo. None mbere yo kwenda dukomeza, reka nkwibutse ko niba utarakora subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugeraho. Aha none ushobora gufata igice cyawe cy'indimu ukayitakata. Indimu ifite ukuntu ikomeye cyane. Mu biganiro byacu by'ubushize twavuze uburyo indimu ifasha mu buryo bwinshi, ariko aha ngaha indimu rwose yishyiremo. Byaba byiza rwose ushyize muri igice kimwe cy'indimu, si ngombwa kuyishyiramo yose. Burya indimu irakomeye cyane kandi nayo iba ikarishye. None nurangiza rero wa mutobe wawe cyangwa se wa muti wawe ukarage. Bisa nko kubihuza, nubwo n'ubundi wenda biba byahuye, kandi wenda umuti ukaba ushobora guhita wivanga, ariko iyo ubihuje nabyo birafasha cyane, ibintu bigahita bigenda neza kurushaho. Ubwo washyize muri ya tasi yawe urabihuza. Ubu noneho ushobora kuba uri tayari, ushobora kuba wabinywa kandi byagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi bikanakurinda ko wata ikindi gihe, ahubwo ukajya ubyikorera mu rugo ukivura neza by'umwimerere. Kandi bifasha nanone kuba wakwirinda gukoresha amantibiyotike cyangwa se indi imiti yo kwa muganga imwe n'imwe, cyangwa bihoraho. Hari abantu bahora rwose arwaye ibicurane. Icyiza cy'ibi ngibi biragufasha gukira, kandi nanone bifasha umubiri wawe kugira ubudahangarwa n'imiterere yo kwirinda, kubera ko uba ukoresha ibintu bisa nk'aho ari umwimerere cyane. Rero iki cyayi ni ingenzi cyane, kiragufasha kuvura cyangwa kwivura indwara zose zo mu gice cyangwa kimeze nko mu muhogo, ubuhumekero, kwa kundi inkorora n'ibicurane. Muri iyi minsi rero niba byari byaguteye wabikora utya. Nkwibutse processi twafashe umwenya, dufata dufata tangawizi ndetse dufatana mu cyayicyayi. Turangije turabiteka, bimaze kugushya amazi yayo turayaminina, tuyashyira mu gikombe. Turangije dushyiramo amazi y'indimu. Nyuma y'amazi y'indimu rero ushobora kongeramo ubuki kugira ngo bikorohere, noneho ibintu bikarushaho kugenda neza. Nguwo rero ni umuti w'ingenzi cyane kandi ushobora kwifashisha. Muri comment section uzaba warawukoresheje uzatubwira uko byakugendekeye, ndetse n'ibindi byinshi byagufasha nabyo jya ukomeza kubikora. Mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Njya mbabwira ngo ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo byo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Nkakubaza ikibazo ngo none n'iki waburutisha? Ntacyo. Rero ugomba kugira amagara mazima kandi anakubitiye mu kwirinda ndetse no gukoresha ibintu karemano bigufasha gukira ndetse no kugira ubuzima buzira umuze, ukaba uri aho ngaho rwose uri mutaraga kandi ufite byose bigukwiye. Ndi Josh, reka tuzabane mu kindi kiganiro gikurikira.